turi kumwe buri nguni ayishyiramo kamera yagwa filime umwana w'umukobwa ibyo biraba ibyo bibera i Burundi ibyo abikorera Uganda ibyo abikorera muri hoteli ku Gisenyi. Narinzi ko ntari bukoreshe ibi bintu ariko nabonye ntuza munshakire dekati kuko nabonye iyi nkora yizi no kundusha nakubiswe n'inkuba. Nta muntu ufite nimero ya dekati ngo amwandikira ngo ngo dekati ushobora kwitaba Godfather kwa kwifuza munzanire dekati hano. Abafite dekati mumubwire ngo waje kuri space cyangwa mumwoherereze space. Abantu muri gusaba mike murasaba mike zo kujya he waje mureka gushyanuka mw'abantu mwe. Yago ibintu yakoze ni igitangaza. Ibingibi tuza kuvuga ko bigize icyaha n'ibikangisho, ariyo mpamvu tuza kuvuga ngo iyi space tujye kubyumvikana. Iyi space niyo gutabaza, niyo gukora advocacy uyu mwana w'umukobwa kuko yararenganywe. Niba mu by'ukuri binashoboka ahabwa ubutabera. Banyarwandakazi ndimo kumvikana ni mu mpudutima cyangwa mu mpereze mucuri ku dutoki n'ubundi nabizi ko mutankunda. Erega mbana namwe mbazi murankunda se. Uyu munsi ni Yago ni wowe muranyumva cyangwa space nyifunge ntago muri kunyumva ko nta muntu ndi kumva ko mutari gushyiraho sign ngo mbone niba turi kujyanirana. Muri kunyumva ntabwo ndi kumvikana space ngiye kuyifunga nanjye rekanye muting noneho ubwo ngubwo ntoneka muting ndi kwinginga se. Mwese ndashaka mushyiraho udutima niba mutadushyiraho ndayifunga cyangwa muting ceceke sha. Kare koze umugambi wa mwigiraga make nuko bigomba kugenda nta mpamvu igomba kuba ba dictator. Amatwi yanyu mubwira ngo udahari amaraso nta mutarukire kuko tugiye kugera ibyo ngiye kubumvisha nibyo amatwi yanyu atigeze yumva. Mwabantu mwe ibi bintu nimbivuga mfite ijwi ndababaye kandi ndashaka kugira ngo igitsina gore muhaguruke muharanire uburenganzira bwanyu. Ntabwo ibi bintu bigomba gukorerwa umwana w'umunyarwandakazi. Turasaba inzego z'umutekano uyu mukobwa arenganurwe kuko ibi ngibi ni hohotera ni harabika. Ibi ngibi birababaje. Yago akimara kubona uyu mukobwa akomeje kumushyiraho inkundura no kugaragaza ko yamwambuye amafaranga ariko Yago akemera kwishyura miliyoni 3. Tugende neza twumvikane. Yago wango akemera kwishyura miliyoni 3 izo ngizo umwana w'umukobwa yamuhaye amwishyurira inzu kugira ngo yimuke. Arangije umwana w'umukobwa arambwira ati nayo yampe. Umwaka warushize Yago yaranze kumuha nayo mafaranga. Yahise amumanipira. Muraza kureba ikiganiro yamukoresheje mu nyungu ze akagenda agafata umwana ngo ngaho ngo mbwira abantu murabizi ko yanse ko aseka nk'indaya matimba ndaya ntungamo araseke akisekesha kuriya. Arangije yashaka kumanipira audience ariko ntago tukirano bamanipira audience nyuma yo kujya nyuma yo gukorera tortire umuntu warangiza ukaza kumumanipira imbere ya kamera. Izo kamera ubu ngubu dufite icyo bita citizen journalism. Dukora citizen journalism. Ibyo bintu byo kujya kuba baheza nguni imbere ya kamera. We have the platform to speak. People they have the platform kugaragazaho ihohoterwa mukorerwa umuntu utangura umunyamakuru. Tugende gake twumvikane. Yago yafashe uyu mwana w'umukobwa aragenda amufata amashusho nk'umuntu bakundanaga. Amufata amashusho yagiye kumureba. Ndaza kubyita kumukinisha prono. Arangije Yago aravuga ati ubu rero ndagutegeka singusaba. Ibyo ngiye turaza kubigarukaho Fiona. Ubu ibyo ntabwo ngibyo bindeba. Erega kurega ntutekereze ko ari buri muntu. Nyuma y'ibi bikangisho ngiye abantu ari kunyandikira ngo si yagiye kumurega. Nyuma y'ibi bikangisho uyu mwana ari kugira imbaraga uretse gutabaza tukavuga ko ibi bintu Yago agomba kumenya ko turi mu gihe kugendera ku mategeko. Atagomba gukoresha ibikangisho byo gukanga umuntu amukangisha kumuharabika no kumwandagaza. Uzibeshye ubishyire hanze n'amatwi yanyu namwe niyumve. Yewe zo mu bintu cyangwa amakuru akwita imbwa
kuri ino nshuro rero uyu ni yago nimwumve. narakuretse bijo, narakuretse big time, narakuretse ubugoryi bwawe ndabundabutorera, amapi yawe ndayarya, ndakureka. Niba waramuteye ururimi, niba warayariye waramaze yakurishije ku ngufu. Ndakureka unyica nabi man, ndakureka wandaya uramenyera ndakureka. Wabishi wowe uramenyera ndakureka mbigusubiriremo. Urumva ariko kuri ino shuri ayo mabyi wizanishwa ngo screenshot ibiki ngo sijui ngo ngaho ngo aya ni amagambo ari kubwira umwana w'umukobwa babanye baziranye, umwana w'umukobwa mubabare mu nyumvire. Uyu ni umunyarwandakazi bari kwita gutya. uramenyera ndakureka mbigusubiriremo. Urumva ariko kuri ino shuri ayo mabyi wizanishwa ngo screenshot ibiki ngo sijui ngo ngaho ngo amavideo ndakwica ndakubabaza. Kuri ino shuri ugiye kumenya noneho wagwana. Muri gutega amatwi biri kumvikana namwe matwi yanyu kuko ndi kubyumva. Muri kubyumva kuko ndi kubyumva. Ngiye kumenya uwundi we neza kubera ubwo bugoryi bwawe n'amabyi byawe byo gushaka kumenyera. Arakuretse nyina ku mutwe urugendo nyina ku mutwe uzanaho amabyi ndakureka ariko nanjye mfite ibyo nashyira hariya. So for now you're going to deal with your fucking bullshit asshole. Urabyumva ugiye kugiringa n'ubwambure bwawe, ugiye kugiringa n'ubwo bwambure bwawe. Nabyumvishe. Ndashaka mwumve namwe muri abantu bakuru. Ndashaka mwumve. Ibi ni ibikangisho mu by'ukuri, ibi ngibi birenze ubwenge bwa muntu. Agiye kudiringa n'iki? Agiye kudiringa n'ubwambure bwe. Ntugire ngo kuri ino shuri uramenyera ngo mureke. Ibyo bitsinganyi wagiye ngo guhereza amavideo ngo ibiki ngo gira ikintu gito usohora hanze kinsembure mwereka. Urebe kubaho. Urasigara ubyiringa n'ubwambure bwawe wowe urasigara ubyiringa n'ubwambure bwawe. Ubwo buye murimo kuvuga. Banyarwandakazi. Societe turimo ni societe ke ni mu nyumvire. Wibeshye wongere kunyishyuza, wibeshye ugira undi muntu uvugisha ubwambure bwawe hanze. Uyu ni we imbere ya kamera ngo yigisha abantu ngibi. Ubuhemu bwawe noneho ubwo nibwo bugiye kumenyekana. Umwana w'abakobwa uyu nguyu ni umuntu bakundanye almost 2 years. Uyu mugabo arwara, uyu mukobwa yavuye mu byara arimo ajya kurwaza, yagiye bavuga ngo baramuroze ajya kumurwaza i Burundi mu mafaranga y'uyu mwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa yaragiye indirimbo zirenga enye yago zose yakoze ni mu mafaranga y'uyu mukobwa, kuva kuri audio kugera kuri video. Ikintu amwituye ni ukumukorera ubunyamaswa bwo kumubwira ko agiye gushyira video yamufashe z'ubwambure hanze. Rimbo mudutabare. Uyu mwana akeneye ubutabera kuko hari ibimenyetso by'urugomo n'ibikangisho yago yakoresheje kuri uyu mwana w'umukobwa. Uburenganzira ku gitsina gore. Yo, don't you see I'm in space? Uyu nguyu arampamagara atabona ko ndi muri space. Unaruduka fa you call me when you see ndi guhostinga. So, mbere yuko nza guha abantu ijambo. Ibyo bifungo byose wagiyemo n'ibyo wazize byose wowe urabizi. Ibyo biri gukora abana bari Nigeria basaze kubera wowe ibyo byose urabizi. Kuri ino shuri kesi zawe zigiye kuvayo. Kuri ino shuri ugiye kugiringa n'ikintu utazi. Kesi zawe zose zigiye kuvayo. Kesi zawe zose zirabyuka. Ibyo ngibyo urimo n'ubugoryi sana ndakumena umutwe abo bana urimo
izo njiji ibyo bigo uretse gato kumena umutwe ibi bintu biremewe ko umuntu ashobora gusandaza umutwe wundi biremewe ibi bintu biremewe ndakumena umutwe umuntu wambariye ukuri your girlfriend for almost 2 years uramutsandaza umutwe akumena umutwe abo bana urimo abo izo njiji ibyo bigo uri kumwe nabyo dore ko nawe uri injiji murabigenderamo mwese amudani ubutabera kuri Dabije uyu mwana w'umukobwa akeneye justice nyuma y'uko umuntu akubwiye ngo arakumena umutwe agura kuri ubigenderemo afite adresse yawe uyu mwana ari mu kangaratete uyu mwana ahabwe ubutabera n'umutekano ibi bintu yagwa bimwoherereza yabimwohererezaga kuri abohereza ikintu once ariko ubwenge bwawe buri mu kantu gato agace gato k'ubwonko wowe urohereza ibintu by'ibikangisho umwana yafashe telefone ntekereza ko babifashe utekereza ko wenyine barabifilima so ibi bintu biteye inkeke aho umuntu ntabwo ari ubwa mbere it's not the first time uyu musore akoze ibintu nk'ibi ngibi yarabikoze abikorera Amanda ibi ngibi yagwa ari gukora yabwiye umwana arabikora kuko yabibwiye Amanda arabikora yabwiye Amanda ko agiye kumusenya completely yagwa afata amashusho ya Amanda y'ubwambure ayashyira hanze reka tuyabashakire amafoto ntabwo nuko ntemerewe kubishyiraho arabikora mwana yabonye amafoto ya Amanda na Yago umwana yambaye ubusa Amanda yarwaye ihungabana Miss Amanda mwarebye ukuntu yabaye umwana yarahungabanye ntabwo dushaka ko byongera kuba ibyabaye kuri Amanda byongera kuba no kundi mukobwa umunyarwandakazi oya Yago ahagarikwe turasaba Yago guhagarika uru rugomo rwo gushaka gukomeza yanagaza n'abanyarwandakazi yarabikoze kuri Amanda Yago yafashe amajwi arayasakaza agenda abwira abantu ko araya Anita Pendo wari kumusambanya mwararibonye hano Yago ageze aho akoresha aya magambo ntabwo ari ubwa mbere izina rya Anita Pendo umubyeyi twubaha reba ibintu yaragiye kumukorera ibyo yakoreye Miss Amanda mwarabibonye umwana yaracanganyikiwe Amanda zinibwa ikintu bita igitsina gabo yiyahuza ibiyobyabwenge mu Buganda birangira hindutse umutinganyikazi avuga ko atakongera guhuza amaso n'umugabo mwarabibonye iby'umwana w'umukobwa ibyo Yago yamukoreye none ageze kuri Dabije akoresha amagambo ye ngaya umuntu akumenyereye we nk'umuntu yacanye ko amakuru akwitimuka kuri ino nshuro rero narakuretse Bijo narakuretse big time narakuretse ubugoryi bwawe ndabundabutorera amati yawe ndayarya ndakureka unyica nabi Imana ndakureka wandaya uramenyera uyu ari kwita indaya yamukoreye indirimbo 3 kuva kuri audio kugera kuri video ubu uyu mukobwa arabara amafaranga yamufite ni miliyoni 21 Yago yamwemereye kumwishyura miliyoni 3 muri ayo mafaranga nawe yarayamwimye nyuma yo kugira ngo uyu mukobwa aceceke areke kumwishyuza ayo mafaranga ye umva ibyo amuzaniye bici uramenyera ndakureka uyu ari kwica bici yari girlfriend we biriremo urumva ariko kuri ino shoot ayo mabyi wizanishwa mu screenshot ngibiki ngo sijuye ngo ngaho ngo amavideo akwica ndakubabaza kuri ino shoot ugiye kumenya none wagwana ugiye kumenya uwundi we neza kubera ubwo bugoryi bwawe n'amabyi byawe byo gushaka kumenyera arakuretse nyina ku mutwe urugendo nyina ku mutwe uza n'amabyi ndakureka ariko nanjye mfite ibyo nashyira hariya so for now you're going to deal with your fucking bullshit asshole urabyumva ugiye kugiringa n'ubwambure bwawe ugiye kugiringa n'ubwo bwambure bwawe understand I'm telling you ntugire ngo kuri ino shuri uramenyera ngo mureke ibyo bitsinganyi wagiye ngo guhereza amavideo ngo ibiki ngo gira ikintu gito usohora hanze kinsembure mwereka urebe kubaho
urasigara udinga n'ubwambure bwawe wowe urasigara udinga n'ubwambure bwawe ubwo buhemu urimo kuvuga ubuhemu bwawe noneho ubwo nibwo bugiye kumenyekana umwana w'abakobwa so banyarwandakazi namwe abashinzwe kurinda ibyaha bitaraba abaribu ndabizi niba murimo naha turasaka kugira uyu mukobwa ntekereza ko adashobora no guhinguka ntabwo ashobora no gutaka kuko wibuke uyu nguyu azi intambwe ze ashobora no kohereza bakamuhushura da uyu mwana bakamukubita ikintu mu mutwe turasaba protection y'uyu mukobwa turasaba ko uyu mwana w'umukobwa mu by'ukuri nyuma y'ibi bintu mureke habeho petition yo kurengera uyu mwana w'umukobwa tunasabe ngo ibi bikangisho bakumire bitarajya hanze gufata uyu mwana bagafata ibi bintu umuntu barakundanye yari boyfriend we nyuma yo kwanga ko amafaranga yasubizwa dore ibikangisho bamushyizeho turasaba inzego kudufasha uyu mwana w'umukobwa ntiyandagazwe kuko impamvu turi kuvuga bino bintu ntabwo ari uwa mbere agiye kubikorera yafashe Amanda afata ubwambure bwashugunya hanze mbere yuko abikora yabanje kubimubwira muri audio the same audio ndabakinira audio ya Amanda ibyo ari kubwira uyu mukobwa yabibwiye Amanda arangije kubimubwira aranabikora turasaba ko byabaye kuri Amanda bitaba kuri Dabiju mudufashe hanyuma ibi bintu mwabantu mwe nibigize ibyaha ibi si ibikangisho niba gusakaza amashusho y'ukoza soni niba gutortira umuntu ko ibi bintu twumvisha umuvugizi wa RIB avuga ko ibintu bigize icyaha niba ibintu bigize icyaha ibintu bimenyetso birahari uyu muntu kubera iki atabazwa ibyo yakoze ubutabera kuri Biju turakora hashtag hakenewe hashtag mwabantu mwe nyuma yo kwiyumvira ibi bintu narenzaho iki Godfather nyuma y'ibyo mpabwiye narenzaho iki nta muntu uri kamara ku buryo ashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi agafata umwana w'umukobwa akamuharabika akamushyira muri insecurity ku buryo umuntu ashobora kwiyambura ubuzima inzego zibikurikire nizisanga aribwo bwa mbere ibintu bikozwe muramenya ko ibi bintu maybe harimo no ntabwo ari ubwa mbere impamvu tuje gutabaza nuko tuzi uwo yabikoreye kandi yabanje kumuteguza nimudatesha azironga tubivuze ubwambure bw'ura mwana murabusanga hanze kuko nibyo yakoreye Amanda umwana aragenda arasara ibi ngibi nibyo yakoreye umukobwa waje mu mazina yitwa Anita abantu bakamwitiranya na Anita Pendo ibi ni yago wabikoze hari ibimenyetso y'amajwi turayafite turasaba uyu muntu ukomeje guhindanya igitsina gore ahagarikwe nta kintu mva na yago ariko yakoze ubugoryi ibintu bigomba guhagarara iyi space ndi kuvugirayo niyo naguhamagayeho ejo bundi ngushakira miliyoni 4 zo gusapotinga igitaramo cyawe barayaguha nta kintu mfa nawe ariko ntabwo ndanga kugira ngo ntabwo ndanga kugira ngo nkwikundirisheho ibyo ukoze ni umwanda wabikoreye Amanda ibintu ukora reka gutortira igitsina gore no kuba hohotera turamagana ibi bintu mwebwe rero ngo ntabwo muzavuga ngo ntimuziteranya uyu mwana w'umukobwa aramutse agiye akiyahura niko kutiteranya nibwo mwakuva mufilinze beta abantu muzi ibi bintu mwacecetse kubera iki mwacecetse umuntu akorera undi tortire gutya kubera iki yago ashobora gufata amafaranga y'umwana w'umukobwa harayadahakana kumwishyura akamushyiraho ibikangisho byo gushyira ubwambure bwe hanze nimwumve tena umuntu kumenyerewe no mumenya akwikimuka kuri ino nshuro rero narakuretse Biju narakuretse big time narakuretse ubugoryi bwawe ndabunda gutorera amapi yawe ndayarya ndakureka unyica nabi mani ndakureka wandaya uramenyera ndakureka wabishi wowe uramenyera ndakureka mbigusubiriremo urumva ariko kuri ino shuri ayo mabyi wizanishwa mu screenshot ngibiki ngo sijuye ngo ngaho ngo amavideo ndakwica ndakubabaza kuri ino shuri ugiye kumenya none wagwana ugiye kumenya njyewe ndi kumva turi nko muri 31
cyangwa muri 82 muri 2024 mu Rwanda rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali Nyarugenge uravana amagabo mu kanwa ngo uramwica uramubabaza ufite ububasha bwo gukora ibyo bintu urimo kuvuga wacyohewe hari ibintu ngiye numva n'amatwi yanjye nkibaza babagore birirwa batatarikana kubera murebe baba feministe murihe babagore ntimushobora kuvugira igitsina ngo ntimushobora kuvugira umwana w'umukobwa ndiwe neza kubera ubwo bugoryi bwawe n'amabyibyawe byo gushaka kumenyera arakuretse nyina ku mutwe urugendo nyina ku mutwe uzanaho amabyi ndakureka ariko nanjye mfite ibyo nashyira hariya so for now you're going to deal ibi ni ibikangisho ibi ni ibiki with your fucking bullshit asshole ibi ni ibiki ugiye kugiringa n'ubwambure bwawe agiye kudiringa n'iki kugiringa n'ubwo bwambure bwawe yandashitanga uyu ni umuntu bakundanye akamwishyurira indirimbo zose muzi zayaguye umukobwa kuva kuri audio kugera kuri video buri kintu cyose n'amafaranga y'umwana w'umukobwa I'm telling you ntugire ngo kuri no shuri uramenyera ngo mureke ibyo bikinganyi wagiye ngo guhereza amavideo ngo ibiki ngo gira ikintu gito usohora hano munyumvire hano gira ikintu gito usohora hanze kinsembure mwereka urebe kubaho ndikumvisha abatwi yanjye turi kubyumva on same page ko mutari gushyira timo giturira birashimishije sigara udiringa n'ubwambure bwawe wo arasigara diringa n'iki Jesus Christ urasigara udiringa n'ubwambure bwawe wowe urasigara udiringa n'ubwambure bwawe ubwo buhe murimo kuvuga ubuhemu bwawe noneho ubwo nibwo bugiye urasigara udiringa n'ubwambure bwawe wowe urasigara udiringa n'ubwambure bwawe ubwo buhe murimo kuvuga ubuhemu bwawe noneho ubwo nibwo bugiye kumenyekana umwana w'abakobwa bari gucuruza ibyo bifungo byose wagiyemo n'ibyo wazize byose wowe urabizi ibyo uri gukora abana bari Nigeria basaze kubera wowe ibyo byose urabizi none kuri no shuri kesi zawe zigiye kuvayo kuri no shuri ugiye kudiringa n'ikintu utazi kesi zawe zose zigiye kuvayo kesi zawe zose zirabyuka ibyo ngibyo urimo ni ubugoryi sana ndakumena umutwe abo bana urimo izo nji ndakumena iki ibi bintu birembewe birashoboka ko umuntu ashobora kumena umuntu umutwe muri iki kinyejana turimo nyamara bakazungu nyamara ibyo bigoryi uri kumwe nabyo dore ko nawe nyuma ya miliyoni zirenga 20 nyuma y'igihe yabanye n'uyu mwana w'umukobwa nyuma y'ibyo yamukoreye injiji yaragiye mu Rwarizi Burundi yishura buri kimwe baramuvura arakira injiji mwuriza indege imutwara muri Nigeria umwana watabagwe yisanga yuriye indege mu mateka y'ubuzima bwe uyu munsi uyu mwana w'umukobwa akoze ibyo yakoze byose saving yose akayitakaza kuri iyi ngimbi umwana ahindutse injiji murabigenderamo mwese barabigenderamo arabambura ubuzima arabahitana da hari ikintu mutumvishe turasaba ko uyu mwana w'umukobwa ahabwa umutekano ibi bikangisho abantu bamuri hafi bamurebe atayambura n'ubuzima kuko ntabwo byoroshye kubona umuntu ibi bintu mbibutse ko ibi yago impamvu twavuze n'ibi bintu tukaza hano tugatabaza yago ibi arabikora kuko yabikoreye Amanda ndetse mu audio nk'uku nguku nawe yafashe audio yaramufashe amavideo arangije aramuteguza aravuga ati wongere uvuge isi irakubona nta cyumweru cyaciyemo yago yafashe ubwambure bw'uyu mwana w'umukobwa Miss Amanda byose ajugunya kuri internet umwana w'umukobwa yarasaze ahunga igihugu aji Bugande
arahungabana birangira ahindutse umutinganyikazi. Ibi ndi kubabwira ni ibiri Hazarani. Uwo ni Yago. Nta muntu wigeze akurikira Yago ngo amaze bino bintu. Yago agarutse muri image muri mu majwi ye. Ndabashakira amajwi y'Amanda nako ya Yago ari kuvuga kuri Amanda. Yago amaze nk'umuntu wibera mu isi ye, nta kintu atinya. Uwabandi akoresha amajwi yohereza ama voice note. Uwo ni we Yago. Ngibi ngayo nguko ngibi ibya Yago nibyo ari gukorera umukobwa bari bakundanye wafasha amafaranga ye yose akayarya yarangiza kuyarya bikarangira Yago abigenje nkuko muri kubireba. Birababaje ariko dufite igihugu gifite ubutabera. Uyu mwana ahabwe ubutabera. Uyu mwana ahabwe ubutabera arabukeneye. Mvuga iki ndeke iki? Hagati aha ngaha mu by'ukuri wavuga iki ukareka iki? Kudifata ko numiwe. Abasaba Mike musabe Mike. Ubu ngubu nayibaha. Amatanda mbibutse ko nta handi wasanga imprimerite